Muraho mwese. Nongeye gushimira Imana uyu mwanya w'igiciro ikomeje kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryayo binyuze muri Bibiliya. Ni byinshi twakwibwira mu mitima yacu ku byerekeranye n'ubuzima bw'umwuka. Ni mu buryo butandukanye twabitekereza cyangwa se twabyibwira, ariko mu by'ukuri Imana yaduhaye ijambo ryayo Bibiliya kugira ngo binyuze muri yo dutahure inzira ihamye Imana yaduhaye kwizereramo. Niyo mpamvu tugerageje kwizera Imana inyuma ya Bibiliya nta kindi twakora usibye kuyoba. Nubwo byaba ari byiza mu nyurabwenge yacu, ariko mu gihe bidabanya n'ijambo ry'Imana, kuko ntabwo kuba ari ukuri kuva mu ijambo ryayo. Reka dusenge kugira ngo dukurikire icyigisho cya kabiri ku nsanganyamatsiko yo gucungurwa kw'iteka muri iki giterane cy'umwiherero Imana yaduhaye. Mana yacu turagushimye, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi bihorana natwe. Tugushimiye ko waduha aka kanya kugira ngo dusabane mu ijambo ryawe. Mwami, tugerageje kwizera dusize ijambo ryawe inyuma, ntabwo twakwizera by'ukuri, ariko duhamanya n'ijambo ryawe, nubwo ryaba itandukanye n'ibitekerezo byacu, tubasha kukwizera bihwanye n'umutima wawe. Rero muri uyu mwanya waduhaye wo gusabana mu ijambo ryawe, utwemere kugira ngo byinshi bitari bisobanutse bibashe gusobanuka. Duhe ubwenge biturutse muri ryo, dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turasangira ijambo ry'Imana twifashishije igitabo cy'Abaheburayo, igice cya 9 umurongo n'uwa 11 ngo turahera. Abaheburayo igice cya 9 umureko ku murongo wa 11. Reka dusome. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo bitari byo mu byaremwe ibi, kandi ntihingijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahingijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Noneho ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka ry'iriza iyo biminjiriye kuba humanye ko byeza umubiri ugahumanuka, hanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'Imana, azarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahawe ibiragwa bidashira byasezeranijwe ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye, batagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iyo isezerano ryo kuragwa ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Ubushize twari turi gusangira ijambo ry'Imana n'ubundi kuri insanganyamatsiko yo gucungurwa kw'iteka. Twabonye uko abakurambere bacu babikoraga, nk'uko Imana yari yabategetse, ko icyaha cy'umuntu kitakurwagaho hatamenetse amaraso. N'ubundi niko Bibiliya itubwira. Iyo dusomye igitabo cy'Abaheburayo n'ubundi igice cya 9 umurongo wa 22, biritubwira ko amaraso atavuye hatabaho kubabarirwa icyaha. Mu yandi magambo, amaraso atamenetse, ufite icyaha ntago cyamuvaho, ntibishoboka. Uko niko Imana yabigennye kuva kera ndetse n'iteka ryose. Ariko nubwo ari uko bimeze, ushize twabonye ko uwacumuye agombaga kuzana igitambo kijya mu cyimbo cye, mu yandi magambo kimucungura. Kuko nyiri igicumuro
nyir'ugucumura, nyir'ugukora icyaha niwe wagakombye gupfa azira ibyaha bye. Ariko noneho Imana yari bizi ko umuntu agira ubugingo bumwe bwonyine. Bivuze ngo niba nkoze icyaha nkagipfira cyangwa se ngapfa ku bw'icyo cyaha nakoze, nta bundi bugingo mfite buzasigara, ubwo mfite bwose buzapfa kuri uwo munsi. Niyo mpamvu Imana yabikoze kugira ngo habeho incungu yo gucungura umuntu wakoze icyaha. Rero twabonye ko incungu y'umuntu yagomba kuba ari igitambo kidafite inenge. Niyo mpamvu cyazanwaga mu buturo bwera, umutambyi yagombaga kugisuzuma akareba koko niba nta nenge gifite na nkeya. Iyo yisanganaga inenge iyo ari yo yose, ntabwo cyashoboraga kujya mu cyimbo cy'uno muntu, ntabwo cyashobora kumucungura. Kuko uno muntu mu gihe yabaga yacumuye yabaga afite inenge. Rero igitambo cyo kujya mu cyimbo cye ntabwo cyagombaga kuba nacyo gifite inenge. Iyo kiba gifite inenge ntacyo cyari gushobora gukora, kuko ntaho cyari kuba gitandukanye n'uyu muntu wacumuye. Niyo mpamvu cyagomba kuba kidafite inenge kugira ngo kijye mu cyimbo cy'uyu muntu wacumuye, ariko gucungurwa. Kera tujya twumva ko mu gihe habagaho gutabara kw'Abanyarwanda, habagaho intambara, abantu bakajya gutabara cyangwa se bakajya ku rugamba. Bitewe n'uko abantu bari bake, amateka atubwira ko uwagiye gutabara yagombaga kuvayo ariko habonetse umucungura. Bivuze ngo uwagiye gutabara niba ari umugabo, yagendaga akajya ku rugamba paka umucungura abonetse. Niba yarasigaga umwana we ari mutoya, yagombaga gutegereza iyo myaka yose umwana yamara gukura, akazamusanga ku rugamba akamucungura. Kumucungura bivuze ngo araza ajye mu cyimbo cye cyaho yari ari ku rugamba, afata intwaro yari afite, afata ikirimba n'umuheto yari afite, hanyuma asigare mu cyimbo cye. Icyo nibyo bitaga gucungura. Mu yandi magambo, gucungura ni uko hari umwanya wari urimo, hakaza undi muntu akawicaramo, wowe ukagenda. Icyo nicyo cyitwa gucungura. Rero uyu muntu yabaga ari mu mwanya w'icyaha, yabaga ari mu mwanya wo gupfa. Ariko noneho mu gihe yabonaga inyamaswa idafite inenge, yarazaga ikajya mu cyimbo cya wa muntu. Bivuze ngo wa muntu ntagipfuye, ahubwo ya nyamaswa nigiye gupfa izira cyaha cya wa muntu. Kubera ko twabonye ko agombaga kwirambikaho ikiganza mu ruhanga, cya cyaha yakoze kikamuvaho kikajya kuri ya nyamaswa, nk'uko ijambo ry'Imana ryari yaravuze. Inyamaswa yarangiza igapfa ikamena amaraso, nk'uko hatabayeho kumena amaraso icyaha kitabarirwa. Hanyuma wa mutambyi agahongeraho umuntu impongano, wa muntu akabarirwa. Hanyuma tubona ko ubu bwari uburyo bwo ku cyaha kimwe. Tubona ko Imana yamaze kubihindura. Igitabo cy'Abalewi igice cya 16, Imana igatanga umunsi umwe w'impongano mu mwaka. Uyu munsi umwe w'impongano rero, Abisirayeli bose bagombaga kuza ku ihema, baza ku ihema, umutambyi mukuru akaba ari we uyobora umuhango, akabahongera impongano y'ibyaha bakoze rimwe mu mwaka, inshuro imwe mu mwaka. Ibyaha byose bakoze bikabera babariwe. Ariko twabonye ko uburyo butari butunganye, kuko bwahoraga bibutsa ibyaha byabo ku munsi utashye, ku mwaka utashye bahoraga bibuka ibyaha byabo, kuko bagombaga kuzirikana ko buri mwaka bazajya ku ihema y'ibonaniro bagahongererwa impongano. Uburyo rero narwo ntibwari butunganye, kuko ntibwabashije gukuraho abantu ibyaha byabo burundu. Niyo mpamvu twabonye mu gitabo cy'Abaheburayo n'ubundi igice cya 10, umurongo wa 20, ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegereye igicaniro, abatunganisha ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iki nicyo biri tubwira, birasobanutse. Amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza. Igicucu ubwacyo ntacyo gishobora gukora. Niba hari igicucu, byanze bikunze hari nyiracyo. Kuko ntabwo ushobora kubona umuntu atungutse hariya ngo ubone igicucu cye, cyangwa se ngo ubone igicucu nta muntu. Niba hari igicucu cy'igiti, bivuze ngo hafi aho hari igiti. Niba hari igicucu cy'inzu, bivuze ngo hafi aho hari inzu. Rero ubona igicucu cy'itungo, byanze bikunze hafi aho hari itungo. Niba rero tubonye igicucu cy'amategeko, biravuga ngo amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza.
birenda kuza, ariko amategeko aje ari igicucucucu cyabyo. Bivuze ngo iki gicucu ubwacyo nta gishobora gukemura. Niyo mpamvu abantu mu gihe batambaga ibitambo by'ibyaha bakoze, mu gihe bazanaga bahagaze we n'adafite inenge kugira ngo bakurweho ibyaha bakoze, yo koko byitwara ko bakuweho ibyaha, ariko mu by'ukuri ibyaha byabo ntabwo byabaga bicunguwe by'iteka. Ntabwo bari abantu babaga bogejwe ibyaha byabo kugeza iteka. Niyo mpamvu iri kuvuga ngo uburyo bakoreshaga bwari igicucu cy'ibyiza bizaza. Kuko ibitambo babitambaga ku bw'itegeko, ku bw'amategeko. Ni ibitambo batambaga ku bw'ibyaha byabo ariko bategetswe n'amategeko. Bivuze ngo ibi ngibi ntabwo byashoboraga gukuraho ibyaha byabo burundu. Kuko cyari igicucu ariko cy'ibyiza byenda kuza. Ibyo byiza byendaga kuza rero Bibiri kutubwira hano, ni ibyo byiza byagombaga kuza noneho bikeza ibyaha by'abantu bitari igihe cy'umwaka ahubwo igihe cy'iteka ryose. Niyo mpamvu Bibiri ivuga ngo umurongo wa 3 ngo ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Burega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Amapfizi y'intama y'ihene bahoraga batamba ntabwo bashobora gukuraho ibyaha mu buryo butunganye. Kuko biri kuvuga ngo ntashobora gukuraho ibyaha, bivuze ngo mu buryo butunganye ntashobora gukwihanagura. Niyo mpamvu buri mwaka bagombaga gukora ibyo amategeko ababwiye. Niyo mpamvu iri kuvuga ngo nicyo gituma ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Iki nicyo nshaka ko tuganira noneho mu buryo bweruye. Ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ese uyu mubiri ni uwande? Uyu mubiri ni uwo Yesu yaje mu isi noneho yambaye. Impamvu Yesu yaje atari umwuka ahubwo akaza yambaye umubiri, nuko muri uyu mubiri hari igikorwa cyendaga gukorerwamo byanze bikunze. Tubona ko amatungo yazaga afite umubiri, nayo umutambyi wakoze icyaha akarambika ikiganza cye ku ruhanga rwayo. Bivuze ngo ibyaha bye byamuvagaho bikajya mu ruhanga cyangwa se mu mubiri w'iki gitambo. Iyo cyamenaga amaraso byavaho kiri kuzira ibyaha by'aba muntu. Yesu nawe rero yaje yambaye umubiri. Imana yamuteguye umubiri yagombaga kuzana hano mu isi. Hamwe n'uwo mubiri Yesu yagombaga kubika ibyaha by'isi yose mu mubiri we. Yesu yaje yambaye umubiri kubw'iyo mpamvu, nuko yagombaga kwakira ibyaha by'isi yose muri uno mubiri yaje yambaye. Niyo mpamvu ataje ari umwuka ahubwo akaza ari umubiri. Noneho bya byiza byendaga kuza nibyo Yesu Kristo biri kutubwira. Bya byiza byendaga kuza n'umubiri wa Yesu Kristo biri mutubwira hano. Ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ibintu byiza cyane. Ahubwo noneho wanyitegura umubiri. Reka ibyo bitambo tubishyire ku ruhande, reka mu maturo tuyashyire ku ruhande batanga kubw'ibyaha, noneho tuze ku mubiri wa Yesu Kristo. Umubiri wa Yesu Kristo nicyo gitambo kizima gikuraho ibyaha noneho mu buryo bw'iteka. Si mu buryo bw'umwaka ngo buri mwaka wari baza gutamba Kristo, ahubwo ni mu buryo bw'ibihe bidashira. Nango Yesu yagombaga gutanga umubiri we, muri uyu mubiri we tukabarwa ibyaha byacu byose, cyangwa se ibyaha byacu bigakurwaho, si ibya none ndetse n'iby'iteka ryose. Niyo mpamvu iri kuvuga ngo biriya bitambo n'amaturo byari igicucu cy'ibyiza bizaza. Ibyo byiza bizaza nta kindi n'umubiri wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu birikomeza uvuga ngo ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Ntabwo wabyishimiye. Ngo Imana ntishimiye ko abantu bahora batamba ibitambo by'ibyaha ku mwaka utashye. Ntabwo Imana ibi yabyishimiye. Niyo mpamvu yaduteguriye Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire uburyo ki Yesu Kristo bwazaga mu isi, ubutambyi bwe butandukanye n'ubutambyi bwakorwaga mbere ye. N'ubutambyi butandukanye n'ubutambyi bwa Aroni. Niyo mpamvu abantu twasomye mu Heburayo igice cya 9 umurongo wa 11 ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza. Bya byiza twavugaga ko amategeko byari igicucu cy'ibyiza bizaza. Ya mategeko byari bitambo byatambwa ku bw'amategeko byari igicucu cy'ibyiza bizaza. Rero ntabwo bifite ubushobozi bwabyo
bwo gukuraho ibyaha by'abantu. Nicyo biri tubwira. Ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Nicyo biri kutubwira. Niyo biri tubwira umurongo wa 11 igice cya 9 ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi noneho w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritaremwe iryo anyura mu ihema. Reka dusubire mu murongo wa 11. Ariko Kristo amaze kuzenduka umutambyi mukuru ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ibyo mu byaremwe ibi. Nicyo biri kutubwira. Yesu ubwo yazaga ntabwo yinjiye muri rya hema Aroni yinjiragamo, oya, abwira ngo yinjiye mu ihema riruta rya rindi gukomera. Kuba ko ihema twabonye rya Mose yubatse mu isi ryari ihema ryubakishijwe ibyo mu isi aha ngaha, ntibyaremwe, ryari ryubakishijwe ibyaremwe ibyo mu isi kandi ryubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Ariko biravuga ngo Yesu aje ntabwo yinjiye muri rya rindi. Icyo ni icya mbere gitandukanye ubutambyi bwa Kristo n'ubutambyi bwa Aroni bwatambwaga, bwakorwaga bagendeye ku mategeko. Ntabwo yinjiye muri iryo hema. Ikindi biri kutubwira, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari byo mu byaremwe. Umurongo wa 12 ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungura ku iteka. Ikindi cya kabiri gitandukanye ubutambyi bwa Kristo n'ubutambyi bwa Aroni nuko atinje hahera yinjiranye amaraso y'ibimasa cyangwa se n'ay'ihene. Abwira ngo yinjiye ahera ahinjiranye amaraso ye bwite. Abandi batambyi ntabwo bigeze bakora ibi ngibi. Mu gihe binjiraga ahera ntabwo bahinjiranaga amaraso yabo, ahubwo bahinjiranaga amaraso ya za mfizi ndetse n'aya masekurume y'ihene baga batambye bishe. Ariko biravuga ngo Yesu amaze kuza si uko yabigenje. Yinjiye ahera kandi hatari ahera ho mu isaha, aho arangije yinjira nawe n'amaraso ye bwite. Nkuko twabonye ejo bushize, ejo twabonye ko ahera hari ahera ho mu ijuru n'ahera ho mu isi. Ahera ho mu isi hashushanyaga ahera ho mu ijuru, kuko Mose yeretswe ubuturo bwera bwo mu ijuru, ariko biri mu Imana ivuga ko agomba kuza kubaka nk'ubwo hano mu isi. Nta bushobozi rero abatambyi bari bafite bwo kwinjira ahera ho mu ijuru. Yesu ni wenyine yaje noneho yinjira ahera ho mu ijuru. Ntabwo yinjiye muri runo buturo bwera bwo mu isi, ahubwo yinjiye mu buturo bwera bwo mu ijuru. Amaze kwinjira ahera ntabwo yinjiranye amaraso y'ibimasa cyangwa n'ay'ihene, ahubwo yinjiranye amaraso ye. Ndetse ngo amaraso Yesu Kristo yamenetse mu buturo bwera bwahe bwo mu ijuru. Ntabwo umurimo w'ubutambyi yakoze awukorera mu isi, ahubwo awukorera mu bwami bwo mu ijuru. Ubwo bwo mu ijuru tuvuga ntabwo ari ahantu hagengwa n'ibihe, ntabwo ari abantu bagendera ku masaha, nta minota ibo, nta masegonda abayo, nta mwaka ushize, nta n'umwaka uzaza ubayo, oya, ahubwo ni ahantu ibihe bihora ari iby'iteka, ni ahantu ibihe bihora bitagira iherezo, ntabwo kubara ibihe bihabayo. Aho ngaho rero niho Yesu Kristo yinjiye agiye kudushakira impongano y'ibyaha byacu, atajyanye amaraso y'amapfizi cyangwa n'amasekurume, ahubwo ajyanye amaraso ye bwite. Twibaza amaraso ya Yesu Kristo noneho, ese amaraso ya Yesu Kristo agiye igihe arangirira? Oya. Twabonye ko amaraso y'amapfizi yari afite igihe arangirira, cyari igihe cy'umwaka, ntashobora kurenza umwaka. Ariko Yesu amaraso ye ntamara umwaka, ahubwo amaraso ye n'ay'iteka ryose, kuko nayaje aturuka ahantu h'iteka ryose. Ni amaraso arimo ubugingo bw'iteka ryose budashira. Ayo maraso rero niyo yaje noneho atumenera ku musaraba. Ayo maraso niyo yamennye mu buturo bwera bwo mu ijuru. Niyo mpamvu tuvuga ko Yesu Kristo gucungurwa yatuboneye si uko igihe cy'umwaka, ahubwo ni uko iteka ryose, kuko ubuturo bwera yinjiyemo ni ubw'iteka ryose bwo mu ijuru. Amaraso yamennye n'ay'iteka ryose. Niyo mpamvu gucungurwa yatuboneye ni uko iteka ryose, ko ntaho guhuriye no gucungurwa Aroni yaboneraga abantu, ubuturo bwera bwo mu isi.
niyo mpamvu tuvuga ko Yesu Kristo gucungwa tuboneye n'uko iteka ryose. Rero mu ijuru aho ngo tuvuga batagira ibihe, batagengwa n'ibihe, aho ngaho niho Yesu Kristo yatubonereye cyangwa se yacungura ibyaha byacu. Amaraso yacu, amaraso yayamennye kubw'ibyaha byacu iteka ryose. Ntabwo Imana ibara ngo hashize umwaka, ntabwo Imana ibara ngo hashize imyaka 2. Oya, Imana yibona ko Yesu Kristo yabikoze mu buryo budashira. Niyo mpamvu natwe ibyaha byacu byacunguwe mu buryo budashira. Abantu bagitekereza ko ibyaha byacu byacungura hano mu isi, niyo mpamvu bumva ko ibyaha byabo birahari, buri munsi birahari, bahora babyibona. Ariko icyo Imana ishaka nuko Yesu Kristo amaraso yacu, amaraso y'ubwo yamenaga mu buturo bwera bwo mu ijuru, yaratuboneye gucungurwa ku iteka ryose. Bivuze ngo aya maraso agomba no kumeneka hano mu isi rero. Niyo mpamvu ubwo yigishaga ibigishwa be gusenga babwiye ngo ibyo ushaka biho mu isi nk'uko uho mu ijuru, ibyo ushaka biho mu isi nk'uko uho mu ijuru. N'andi magambo, ubushize twabonye ko umutambyi yafataga amaraso akasiga ku mahembe y'igicaniro andi akabyarira hasi. Bivuze ngo yamenekaga ahantu habiri. Nk'uko nguko rero n'amaraso Yesu Kristo agomba kumeneka ahantu habiri. Kuko abantu babyumva nabi, hari abantu babyumva nabi bakavuga ngo ubwo Yesu Kristo yatumeneye amaraso ubwo twese tuzajya mu ijuru nta muntu uzarimbuka. Ntabwo ariko bimeze. Kandi amaraso agomba kumeneka ahantu habiri. Amaraso Yesu niyo yaramenetse mu buturo bwera bwo mu ijuru, agasigwa ku mahembe y'igicaniro cyo mu ijuru. Bivuze ngo ibyaha byacu byanditswe imbere y'Imana birahanaguritse, no mu mitima yacu nuko bigomba kumera. Hashushanyaga ro ku butaka, ari mpamvu umutambyi yabyariraga yase ku butaka kandi akasiga ku gicaniro. Niyo maraso Yesu yarasizwe ku mahembe y'igicaniro cyo mu ijuru, bivuze ngo imbere y'Imana ibyaha byacu biratwikiriye, no mu mitima yacu bigomba gutwikirwa, ntibigomba gusigara. Iki ngiki ari cyo kwizera biri tubwira. Niyo mpamvu bivuga ngo mwakijwe n'ubuntu ariko ubwo kwizera. Bivuze ngo uko kwizera kutageze mu mutima wanjye, nubwo Yesu Kristo yameneye amaraso kubw'ibyaha byanjye, akamena mu buturo bwera bwo mu ijuru, nintizera n'ubundi umutima wanjye nzakomeza nicire iteka ko ni umunyabyaha. Impamvu nzakomeza kwicira iteka ko ni umunyabyaha nuko ntijeje umutima wanjye ko ibyaha byanjye Yesu Kristo yabicunguye by'iteka ryose mu buryo budashira. Nzakomeza nicire iteka umunsi kundi. Ariko imbere y'Imana ikibazo cyanjye cyarakemutse. Nkuko cyakemutse ro mu ijuru nako no mu isi bigomba kugenda. Mu isi ni naho ngaho umutima wanjye. Niyo mpamvu dusangirira amagambo kugira ngo twumve neza uburyo cy'ibyaha byacu Imana yabyishyizeho. Uburyo cy'ibyaha byacu Imana itabyibuka ukundi. Kubera iki? Kubera ko Yesu Kristo yameneye amaraso mu ijuru mu buryo budashira. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ko twakijijwe, twatsindishirijwe, twabakiranutse imbere y'Imana. Biratubwira ngo kandi ntinjirwa ahera, umurongo wa 12, kandi ntinjirwa ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'abimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa ku iteka. Abantu bajya bibaza ngo se ngo Yesu yapfiriye ibyaha byacu byari gute, abikuye he? Ariko twabonye ko nk'uko umuntu wakoze ibyaha yarambikaga ikiganza cye ku ruhanga rwa ya nyamaswa, yitwa ko ibyaha bye byamvuye byagiye kuri ya nyamaswa, kimwe Yesu nawe yaje ameze nk'ino ntama, yaje ameze nka rino tungo yapfiraga ibyaha by'abantu. Kubera ko birerekana ko umunsi umwe Yesu yasanze Yohana umubatiza kuri Yorodani, arambwira ati mbatiza. Ariko tubona ko Yohana yabanje kubyanga. Yohana yabyanze avuga ngo ko ari njye warukwiye kubatizwa nawe, none niyo unsanze nkubatize. Kubera ko Yohana yari azi ko ntabwo icyubahiro cye gisumba icyubahiro cya Yesu Kristo. Niyo mpamvu atumvaga uburyo cyarabatiza Yesu Kristo kandi amusumba. Ariko Yesu arambwira ngo Yohana emera ubikore, kuko ibyo dukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Bivuze ngo Yesu yarasanze Yohana kuri Yorodani kugira ngo Yohana amubatize binyuze muri uwo mubatizo Yesu Kristo yikoreye ibyaha by'isi yose. Kubera ko Imana yaratoranije Yohana kugira ngo Yohana abe uwo kwikoreza ibyaha by'isi yose Yesu Kristo. Niyo mpamvu rivuga ko mu babyeyi n'umugore nta uruta Yohana umubatiza. Kuki nta uruta Yohana umubatiza? Nuko Yohana umubatiza ari wabaye umutambyi noneho w'isi yose.
Aroni yari umutambyi w'Abisirayeli, ariko Yesu Kristo aje ahinduka umutambyi w'Abisirayeli ndetse n'abanyamahanga bose. Nango Yohana Umubatiza yabaye umutambyi w'isi yose. Rero igihe yari ahagaze muri Yorodani abatiza Yesu Kristo yamurambise ikiganza. Kumurambika ikiganza bivuze ngo ibyaha by'isi yose binyuze muri Yohana bigiye muri Yesu Kristo. Nk'uko wa muntu wabaga yakoze icyaha yarambikaga ikiganza cy'uruhanga rwa rya tungo, icyaha kikamujya muri rya tungo, niko Yohana Umubatiza n'ahagaze muri Yorodani yarambitse ibiganza bye kuri Yesu Kristo ubwo yamubatizaga. Ibyaha by'isi yose bijya muri Yesu Kristo binyuze kuri Yohana Umubatiza. Ntabwo ari ibintu tubonesha amaso, ni ibintu twizera kuko ariko ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu Yesu amaze kubatizwa na Yohana Umubatiza nta kindi cyakurikiyeho. Icyakora nta kindi nuko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba akamena amaraso. Ari amaraso ntiyamenetse mu buturo bwera bwo mu isi, ahubwo yamenetse mu buturo bwera bwo mu ijuru. Bivuze ngo mu ijuru ibyaha byacu byarahanaguwe, mu ijuru ibyaha byacu byaratwikiriwe, mu ijuru ibyaha byacu byarabariwe. None se mwisi mu mitima yacu, si kuki mu mitima yacu dukomeza gucirwaho iteka? Nuko tutizera iki kintu ko ibyaha byacu byahanaguwe, byejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ariko nyamara Bibiliya yatubwira, iyo dusomye igitabo cy'Abaheburayo cya 10:10 iravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bihagije iteka. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Ese warejejwe? Yego. Wejejwe ryari? Wejejwe nejejwe igihe Yesu Kristo amenaga amaraso. Cyagiye nicyo nejejwe. Nubwo byabaye kera, ariko mu gihe numva ijambo ry'Imana nkwiriye kwemererwa kuri mutima wanjye nkakwizera. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ube bihagije iteka. Bivuze ngo iteka ryose ndera, iteka ryose ndi umukiranutsi, iteka ryose nta cyaha mfite imbere y'Imana. Kubera iki? Kuko nanjye nacunguwe iteka ryose. Ntabwo nacunguwe n'amapfizi n'amasekurume, ahubwo nacunguwe n'iki? N'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo utirinjiye mu ihema ryo mu isi. Ihema ryo mu isi ryakozwe n'abantu, ryubatswe n'ibintu byaremwe, ahubwo yinjiye mu ihema ryo mu ijuru, ritari ryo mu byaremwe, ritubatswe n'umwana w'umuntu, ahubwo ryaremwe n'Imana. Mu ijuru babaho iteka ryose, mu ijuru batagengwa n'ibihe, mu ijuru batagira amasaha. Niyo mpamvu ibyaha byanjye byacunguwe by'iteka ryose, kuko byacunguwe bikozwe na Yesu Kristo, kandi abikorera mu buturo bwera bw'mu ijuru buziraherezo. Niyo mpamvu nanjye ubuziraherezo nacunguwe. Niyo mpamvu ubuziraherezo ndi uwera, ndi umukiranutsi. Ndetse ijambo ry'Imana kubiduhamiriza ku gushaka kw'Imana kuko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bihagije iteka. Rero dukwiye kugenda tubona no kwizera atari byo tubona. Ahari kubyibona ushobora kutemera rino jambo ushingiye kubyibona, ariko burya kwizera ni ukurenza amaso ibyo ubona ukizera icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Ku maso yacu ibyo abona bitandukanye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko ku bw'ijambo ry'Imana ndi umukiranutsi. Ntabwo Imana inshaho urubanza rubi, ahubwo inyita ukiranuka. Kubera iki? Kuko Imana y'indebye ibona amaraso ya Yesu Kristo. Imana imbonanye amaraso ya Yesu Kristo ibona gucungurwa kw'iteka Yesu Kristo yampaye, yamboneye. Imana yangize ikanyita ukiranuka. Uko nguko niko umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana. Uko nguko niko umuntu agira icyizere ndetse n'ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, atabikesha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo abikesha urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Niyo mpamvu inyuze muri uno mwihorero Imana yashaka ko tugira umunezero mwungu. Impamvu abantu bakomeza kwicira iteka mu mitima yabo nuko nubwo amaraso yamenetse ku mahembe y'igicaniro cyo mu ijuru, nubwo ibyaha byabo Imana itabyibuka, ariko mu mitima yabo ntabwo ariko babyemera. Bivuze ngo icyo gihe amaraso yaba yaramenetse ahantu hamwe, ntabwo yamenetse ahantu habiri. Nyamara tubona ko amaraso agomba kumeneka mu buturo bwera bwo mu ijuru, ku mahembe y'igicaniro cyo mu ijuru, ariko kandi no mu isi ari mu mitima yacu bikagenda gutyo. Imitima yacu amaraso Yesu ameneka binyuze muri uko kwizera ijambo rye. Niyo mpamvu
birivuga niyo mpamvu Imana itubonanye amaraso Yesu Kristo mu mitima yacu ntabwo iducira witeka. Kubona amaraso Yesu Kristo mu mitima yacu suko ari igikombe bazanye bakayamena mu kanwa kamanuka mu mitima, ahubwo nuko twumvise ijambo rya Yesu ritubwira ko amaraso Yesu Kristo yamenetse ku byaha byacu, ayo magambo tukayizera. Nuko twumvise ijambo ritubwira ngo ugushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, ibyo tukabyizeza imitima yacu ko tweranye. Kubera iki? Ko ari ijambo ry'Imana rivuga, ko ari ko Imana ivuga. Niringiye rero ko abantu bose bakwizeza imitima yabo ko bejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko amaraso atavuye ntaho kubabarirwa ibyaha. Rero tugomba kwizera amaraso ya Yesu Kristo ko yamenetse ku bw'ibyaha byacu, hanyuma tukahinduka abakiranutsi, tukababera, tukaba twaratsindishijwe, tukaba turi abaziranenge. Iki kintu cyonyine nicyo gishobora gutuma abantu bishima. Ntabwo abantu bakwishima kubera ko basenze cyane, ko nubwo wasenga cyane ariko ugifite urubanza rujya mu mutima wawe ntabwo wakwishima. Ntabwo abantu bakwishima kubera ko bakoze cyane, ahubwo abantu bakwishima kubera ko bahuje umutima wabo n'uw'Imana binyuze muri ano magambo dusoma, muri ano magambo Imana yaduhaye ihumure. Reka dusome igitabo cya Yesaya, turi gusoza. Yesaya cya 40. Basoma igitabo cya Yesaya igice cya 40. Were ku murongo wa mbere biravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi ko yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe kabiri. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Icyo biri tubwira, muhumurize abantu banjye, mubabwire ko ibyaha byabo bishize, ibyaha byabo mbishyize herezo, kandi gukiranirwa kwabo haguhaniwe kabiri n'Uwiteka. Iki nta kintu no gucungurwa Yesu Kristo yatuboneye, nicyo biri atubwira, niki Imana ishaka ko twizera, niki Imana ishaka ko tumenya. Niringire ko abantu bose bakwizeza ikintu mu mitima yabo bakamenya ngo Yesu Kristo ku musaraba yamboneye gucungwa kw'iteka. Niyo mpamvu ndi uwera, ndi umukiranutsi, nta cyaha Imana imbaraho. Niringiye ko twese twakwizera gutya, hanyuma tukabarwaho gukiranuka kudaturutse kuri twa guturutse ku Mana. Reka nsoreze aha ngaha, murakoze, tuzakomeza. Mana yacu turagushimye kubw'ubuntu bwawe n'ibambe ryawe. Niringiye rero ko abantu bose wareka bakizera ijambo ryawe nk'uko riri, aho kwizera amarangamutima yacu, aho kwizera ibitekerezo byacu icyo bitubwira, ureka abantu Mwami bafungurire imitima yabo ijambo ryawe, hanyuma bizere icyo babwira ko ariko kuri, hanyuma baba amahoro, bagira umunezero. Bana natwe rero muri iki gikorwa, muri iki giterane cy'umwerero, niringiye kuzatuma twakira imigisha myinshi binyuze mu ijambo ryawe. Dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.